mutesi kumbe hari harabaye n'ibintu byo kurobana ushaka kugurira inkoko akapira yabira uti nagere kaze kera namuhabwa kera kuko mu bantu igihe bamukundaga mutesi imbere urumva ko nasize inkoko madamu yashize nge kuko nagiye no kumwisurira uyu muntu nabimubwiye agasubiremo nanamuhamagaraga nta muntu madamu wagiye mu kigare ataza mutesi bagare mutesi muri Nyamirambo ajya kuri green hills banegereza ukambu ajya kumubwira ngo mu munsi noneho ubagire mufure naguze amakuru ajya kumubwira ngo mu munsi ko turahura akangurira inkoko munyegereze mikoro aho hafi ajya kama gahunda ngo nzagera ngurira inkoko nka mu munsi akicara kuri hoteli akanigiriza akambu agahita kora ikiganiro ariko nyamara madamu n'ikivume kumbi naho ibanga n'iryo madamu agendera mu kigare kuko ngewe ubundi ni ngewe wabanje cyane gukunda mutesi nsa nkaho ari nanjye yamumenye imbere y'uyu yego cyane nkazajya ukamasura atanabizi tukanahamagara no kuri WhatsApp twandikirana tukaganira tukajya ibijyanye n'urushako twijyanira gusenga ikindi kandi uyu mutipe yari yaratangiye kunzengereza gake gake noneho kubera ko mutesi namubonaga nk'umuntu w'inararibonye ukajya umuganiriza nkamwegera mubwira nyine ibyanjye akaba ati njye navuye muri Afurika njye si Burayi nabaye kingi sigaye ninywera ikiye ngwino nguha urukundo fuko kigabo kimeze kiba mu kabari ngwino kubita urukundo amagambo meza y'isukari umugore mwiza nka ndakuruzi umugore mwiza nkawe we hamagara nimero kubita urukundo hano umugambi boro yanjye bayitambikanye bandiye boro akamushidikira nanjye najyaga ndoba nanjye wajya kuroba pasta mutesi ndashira hano mama bitanga avyumvisha yahiti yanjye itangazo baturangiye uzavuga neza muri sahiti zanjye ajya amuhamagara ntari ariko ibyo ngibyo binazwa ari no kubeshya bitangaza yaramukundaga kandi nanjye nkamukunda ngewe ariko cyane ngewe umutima mubi bimbabaje ndabivuga bitambabaje babyarangiye hanyuma rero turitegura umuhungu wanjye Sipiriyani nawe turazana ndahari rwose mbwira wa mugabo wanjye mperutse kujya gusinyira mu mategeko aradutwara ndaje adutwaye rwose Imana imuhe umugisha mwinshi cyane yego wajyana n'abandi gutabara abandi basaga wasuhuza abadukurikiye muraho neza muraho nitwa Butera Rose Mukasoma ndi umuturanyi wa Pastor Mutesi ndi n'inshuti tuziranye kuva kera n'umukobwa twese turi abakobwa hari ibintu byinshi duhuza ni nayo mpamvu duhuza umuvuga ngo kagira inkuru. What are you doing? Seriously? Honestly? Reka nangire ngusuzana nagushimira wowe umaze gukora subscribe kuri Dopa Media ndetse nawe ugiye kwikora none namburi umaze gukora subscribe ntabwo bihagihaje ngo udutere inkunga ugomba kureba ibiganiro byacu ugashyiraho share like and comment kwenye YouTube amasaha 24 kuri 24 nkuko bisanzwe rero muri kumwe nanjye turutega ndetse na Pamiyatunganiza rakomeze neza cyane it's a beautiful day blessing Dopa Media ku blessing Dopa Media nibyo tayiga bagusabye ariko nanone kwibuka kuzana ibikorwa ugeza ku batura Rwanda tugafasha kubyamamaza ibintu bikagenda neza cyane tayiga umeze ute ngemeze neza nizere ko umuntu dukurikiye nonaha nawe ubwe ameze neza mu Rwanda habuze iki habuze iki ko hari na pasteur bari kwiranguza ariko reka mubwire rero ngiye nigize kubwira abantu abugane buriya sinzi ubukene burasarisha mfasha
agurajya mu isoko ngo ugaruke utonganya inzira ngo baguhenze nese ukeka ko aba ari ibiki ariya ni amakabura aba yatangiye buriya pasitaro tumivu niba aka kanya umuntu ari kujya imbere ya kamera akisiga agahamagara abantu akitera ivu ubundi biriya batari bintu ibibazo bikomeye ubundi biriya bintu nonaha muntu uzi ikintu cyitwa kubandwa ni ikintu cyakorwaga hagati ya za 70 ni mu gihe bya cyame no wijya kutubeshya imyaka ni kera cyane Oya, ntabwo ari kera. oya nubwo wari mukuru ntiwari uhari oya kubandwa Ariko- bishize sho muri 80 urabizi ko byashize se sinzi niba byarashize gusa nyine ntabwo ukibona umuntu kubitana n'umuntu yisize ubugari arabigize yawe ndi kubona uko imyaka igenda yicuma nuko umuntu amara igihe kwisinga namaze kuvumbura impamvu umuntu bamwita inararibonye hari ibyo aba yarabonye. ntabwo iyi si yigeze iba umudugudu aho umuntu ashobora kuba aho ashaka byoroshye nk'uyu munsi. Umva iyi nkuru. Ku isi hari abantu miliyoni 130 bavuga ikidage. Ntabwo bitangaje kubera ko Ubudage buri mu bihugu bya mbere bikize ku isi, kikaba igihugu cyuzuye amahirwe y'imibereho kuri bose mu nzego zirimo za tekinike, ubuvuzi, kwakira no kwita ku bantu, uburezi butangwa ku buntu ku bantu biga mu Kidage n'andi mahirwe atagira ingano. Wowe ntabwo uri muri aba bantu bavuga ikidage kubera ko utaramenya Der Sprachenhub. Ukutamenya kwawe kurangiriye aha. Der Sprachenhub ni German Language Academy, ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga. Kubifuza kujya gukora, kwimenyereza cyangwa se kwitoza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage, kuminuza cyane ko abiga mu rurimi rw'ikidage bigira ubuntu mu Budage. Bigisha ikidage mu byiciro bitandukanye. Amasomo atangwa mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba no muri weekend. Aya masomo kandi atangirwa no kuri internet cyangwa online, aho ushobora kwiga igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose. Nta bantu nzi bigisha ururimi rw'amahanga vuba kandi neza nko muri Der Sprachenhub. Bafite gahunda zitandukanye zifasha ababyifuza kujya kwiga no gukorera mu Budage, hibandwa cyane ku kwiga imyuga ikenewe cyane ku isoko ry'umurimo mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage nk'Ubusuwisi, Autriche, Luxembourg n'ibindi. Iri shuri rikorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge downtown hafi na hoteli Okapi na Niyo Impala. Rigakorera mu nyubako nshyashya ya Delta House kuri etage ya 5. Ni ku muhanda nimero KN97 Street 9. Hamagara 07 90 13 98 22. Isi ntabwo ari itera imbere, nimwe muyiteza imbere. Der Sprachenhub. Umaze kubona umugabo wagize gute wiminjiriye magafu. Ataratumye. Umaze kubona umugabo winyaye mu isunzu. Uwo nguwo usinyara mu isunzu we azaboneka vuba aha ngaha cyane kuko ibintu bikomeje kugorana. Nese uretse kumva atera imibavu nyine ngo umuntu ngo yiminjiramo agafu, bitubonye umugabo wiminjiriyemo agafu se yiminjiriyemo urufu cyangwa yiminjiye mu ifu shaguyemo papa. Rero abantu benshi cyane bamuzi amateka ye burangwa yari umupasiteri umubishop w'umukire cyane ukomeye. Urumva ku buryo ari wa wundi nyine ngo wajyaga no muri siporo afite bodyguard. Oya genda. Ariko buriya noneho uyu aka kanya kusanga ari kuri kamera avuze induru yisize ifu ni ikintu kidasanzwe cyane. Buri aka kanya ntago nakongera kuvuga ngo biriya bintu bwa mbere mbona iriya video nahise nibaza si ibintu byabaye mu Rwanda. Nabonaga ari nk'ibintu byabaye za Nigeria mu bihugu bikirimo wa mungano ubupfumu urumva bwo ku rwego rwo hejuru. Kumbe ibintu byabereye hehe mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Noneho ngiye kubona umugabo nkuriya yisize ifu ungana kuriya umeze kuriya ntaraketse ndavuga ni se uyu muntu ashobora kuba ari umukunda bukoresha ama AI. Uyu muntu akaba ari kuvuga ikinyarwanda wenda komoka muri Uganda. AI buriya ifite ukisi AI ibiyaga mukunda ibiyaga buriya ku bantu batazi kwitegereza video za ntoza z'ama AI na video isanzwe. Video y'ama AI hari ukuntu ibiyaga wagira ngo bakunda uwo n'umuntu wenda bamutotobetse kera ku bantu babayeho mu gihe abana babasigaye nk'ikimuri cyangwa se amavuta y'inka. Hari ukuntu umwana bamukubitaga ikimuri izuba ryava kiragira kiriyapodetinga kigashonga. Ama AI niko video yayo bimeze. Ubwo abantu baje bamenya no kubitandukanya kubera ko bireze. Hanyuma wenda ubwo reka nihute ibi bintu tubihuze no bita Pastor Mutesi. Ufite n'ubukwe kuri uyu munsi. Abantu mu kanya ruraba ruhanye inkoyoyo. Hasi hejuru. Ntabwo uyu munsi arimo kugenesha tose. Hururupa. Oya nta hururupa si ugusaba no gukwa se. Ugusaba no gukwa. Iyo umuntu asabye ntaga icyo asabye ntaga gihabwa. Nezi imara no muri zaracuranze arahabwa iki se? Arahabwa. Ariko urumva byanze bikunze kuri yajyaga zamuherekeza mu modoka akagumamwo ntabwo azongera kugumamo.
ubwo yari umwari kandi ubundi hari amagabo ubundi kera cyane abageni nibo b'abagore nibo bihishaga none hasigaye hihisha abagabo ibintu byaracuramye bro ibintu ingutiya basigaye bayambara mu mwenda ibintu byaracuramye ubwo wenda twagira ngo uyu mugabo ubusanzwe bamwita Imana Joel afite YouTube channel bita Cukumbura Ukuri. Hanyuma uyu mugabo rero yahoze ari umushumba w'itorero bita Imbaraga z'Imana Soare. Yego, Imbaraga z'Imana Soare, ariko kuri uyu munsi aho haje gahunda za leta zo kugira gute zo gufunga amwe mu macaci adafite akepfo n'akaruguru, ako nako kagendeyemo rero umugabo ahita avuga ati rero shayi by'amadini reka mbishyire ku ruhande nigire kuri YouTube njye gukina comedy. Kubona umuntu w'umushumba rero wajyaga imbere y'abantu akabashumba akabayobora nyine abayobora inzira y'Imana, none uyu munsi ukamubona yiminjiriyemo agafu yiteye ivu yahindutse rutumivu, biteye ubwoba. Niyo mpamvu rero abantu bagiye batandukanye bariko batuye umugabo bigize gute byarenze comedy ashobora kuba zasose oya zarivanze urebye uko akunda nyine abapasiteri bakunda gusengera abantu babakuramo amadayimoni ashobora kuba ari uwo yakuyemo amujyamo ahita amwimukiramo kuko nta kuntu ushobora gusengera umuntu inzu ntumwubakire indi. Hanyuma ari icyo dushaka kuganiraho muri kano kanya, wenda nidushaka kuganira kuri izo komedi ze cyangwa se n'ubuzima yanyuzemo mbere y'uko tumubonye ku mihanda, kubera ko iyi mihanda abantu benshi bayizamo amugani ari na depression. Ntago ari ukwijyamo wenda kuvuga ngo nta kazi cyangwa se kuba afite ibintu ashaka kugeza ku bantu. Hari abantu bari kujya kuri ma YouTube cyangwa se andi ma social media kubera ama depression cyangwa se ibindi bibazo bafite biri mental. Hako pastor utumva wararenze ase wahoze ukumva uriya ubundi mbere ajya kumenyekana yamenyekanye ari muri process yo gutandukana n'uriya mugore. Abantu bamwe bakavuga ngo ni na prank bari gukina kugira ngo wenda abantu bagira tanse cyangwa se binagende gute, ariko none ukabona hajemo ibintu by'iki, hajemo abayobozi, hajemo impapuro zo mu nkiko, ibyo byatumaga wenda abantu bavuga ati nibyo ashobora kuba atari prank. Ariko nanone ku rundi ruhande ukabana bavuga ko bishoboka kuba ariyo kubera ko ubu we n'umugore bamaze kwibaruka abana b'impanga, bivuze ko cya kintu cyabatandukanyaga cyavuyeho. Hanyuma muri iyo gahunda yo gutandukana n'umugore rero niho yagiranye ibibazo bikomeye n'umuntu bita Pastor Mutesi. Pastor Mutesi nawe ameze nka babandi batarengwa n'imijugujugu, bagira ngo afite umutwe muremure ari ni kasongo ngo afite imitwe miremire niwe batarengwa n'imijugujugu. Naye n'umwe mu bantu rero ujya usanga wenda abanyamakuru bagiye batandukanye bo kuri YouTube bakunze kuvugaho ibintu bigiye bitandukanye byiza n'ibibi. Uyu mugabo rero we yari yaje mu ruhande rw'abantu bamuvugaho ibibi, ariko akamuvugaho ibibi binajyanye na depression ye, kubera ko abantu baba divorce cyangwa se abadivorce ubwo n'abantu baba baratandukanye barashakanye, abo bantu nibo yavugagaho cyane. Ariko muri uko kubavugaho kubera ko Pastor Mutesi nawe izo nkuru z'abadivorce zirimo akamwitsaho kuri rwa rwego abantu bavugaga ati ibyo ari byo byose aba bantu umwe ahanyuze undi yagira gute yahacisha umuriro. Ariko uyu munsi twagaruka kuri ya mvugo bavuga ngo nta kidahura uretse imisozi, uretse ko nayo yarigiye bayikwitinga bakayihuza icya gikomeye bakakirimbura. Ubwo rero byaje kurangira umuntu bita Pastor Mutesi agize gutya abwira uwo bashakanye mu mategeko mu murenge wa Muyumbo mu karere ka Rwamagana, amubwira ati imodoka tujye he, tujye ku Kamonyi tujye kureba umuntu bita Papa Bitangaza Pasiteri Rutumivu. Imodoka rero ntuza ya Ferdinand abayikubise ikiboko, ashyiramo impano, ashyiramo umugore muturanye nabonye ngo inshuti ye baziranye kuva mu bwana rwose, muzi nka Mutesi bana kuba buriya hari umuntu uba ukuzi bitewe na revu ugezeho, hari umuntu uba ukuzi mbere yo kugera aho hantu. Abo bantu rero baba bagize gute, yego abo bantu baba batandukanye. Umwe mu badamu rero bazanye n'umuntu umuzi bose bakiri abakobwa ubwo za nibushini za Butare Piyo mu majyepfo, urumva manzaro mu burengerazuba Pastor. Reka iby'inkomoko reka tubyihore. Ubwo rero yagize gutya abwira umugabo nyine Ferdinand yatse imodoka tugire gute tujye kureba uwahoze ari umushumba Joel tuganire nawe, yirengagiza bya bindi byose yamuvuzeho. Ubundi urugo rwose rwari rwamuvireho indimi, yaba umugore yaba umugabo, bose mu biganiro byabo ku ma YouTube batagaga Pastor Mutesi. Inahise mbona ko Pastor Mutesi ari n'umuntu mwiza ushobora kurenga inzika mufitanye, ahubwo akareba kuri umuntu. Pastor Mutesi ni iminsi mike dushobora kubona kumwe na boss kavuga. Iyo scenario nane ndayiteguye pe, kubera ko abantu bakurikiye ibiganiro uyu mugabo yamukozeho
kandi nawe yabyivugiye yari afite n'ubwo ariko ari bumukubite nk'igishyi aho bari akomanye ukuntu yagiye gukingura imodoka ameze yari afite ubwo avuga ati uyu muntu azanywe n'amahoro ariko wabonaga ko rwose ntuza Pastor Mutesi umugeni uri kwitegura n'ubukwe wabonaga kasa neza rwose ubona ko isura ye ihehemuye nta kibazo afitanye n'abantu haragenda rero bagira gute barasurana cyangwa se baraganira hari naho haje kumenekera amabanga menshi tugiye kubabwira amabanga yamenetse buriya nubona umuntu akwata aba afite impamvu hari igihe aba afite abamutuma hari igihe aba afite uwo mushiha hari igihe aba afite ibintu byinshi bituma agira gute akwata muri ibi bintu byatumaga uyu Joel cyangwa se Pasiteri Rutumivu nk'izina twamuhaye ari nabyo yigize ariko hari ibintu wigira bigatuma abantu baguterura izina cyangwa se bakwita izina hari igihe muri karitsiye nk'akana bakabonaga tushabiye n'ikabwana bitewe n'ibintu agira kwikuruza ku mitumba ikabutura irimo amadirishya ariko Pasiteri Rutumivu uyu nguyu birasa nkaho umugore we n'ubundi yaguye muri kesi ya Pasiteri Rutumivu ariko atarayizi kuko Rutumivu icyo yari yarwaniraga umugore yumvaga ko aje kurwanira Pasiteri Rutumivu ariko atazi Rutumivu apfukina Pasiteri Mutesi ubwo nyine niyo mpamvu mbwiye hari amabanga menshi bagize gute basobanuye cyangwa se ipfundo ryari riyaziritsemo barihambuye amabanga agira gute aranyanyagiye kuri rwa rwego Pasiteri Rutumivu yari ari muri timu y'abantu bavuga ati uyu munsi rero reka dushake inkoko nziza isake nziza tujye muri hoteli bayikarange duhamagare Pasiteri Mutesi tumusambaye kandi ari abashumba agaho kanyumije aka kantu ko kuvuga ngo bamugurire inkoko bamusambanyisha ibi bintu rero ariko Pasiteri Mutesi umaze ari namwiza oya Pasiteri Mutesi bigaragare ko byanze bikunze yavugaga neza kwa kundi nyine ushobora guhamagara nk'umuntu mushumba mugenzi wawe akamubwira ati ese waje tukaganira akakwitaba nta gushidikanya urumva rero Pasiteri Rutumivu nicyo yagenderaga akavuga ati uriya muntu ngomba kwinyeganyeza ari na cyiza cya Pasiteri Mutesi ni mwiza nese abo bashumba bose babaga bamurigira ariko buriya niyo umugabo adafite umugore wa mungane wa ntuza ninde Rayira yaravuze ngo niyo ari imishugushugu yose ngo kumwinjira urumva babonaga nyine nta mugabo afite kandi anasa neza aba yitayeho Pasiteri Mutesi asa neza bigashaka kumusambanya wa mungane ariko ubwo yabonye Fredina umutekano uri full nta muntu Rayira ajya kuvanga unarebye abo bantu z'abahanuzi ni bande banibishaka ibiki byose ngo bose barashaka umutereta hako se nibishaka iyo mishugushugu wa mungane ashaka gutereta Pasiteri Mutesi ariko nibishaka rero niko kwa kundi wavuga ngo umuswa wigerereje kwa kundi ko kuba udafite umugabo nyine ubundi umugabo atanga sekirite ufite umugabo ubuhamye buriya niyo mpamvu uzajya kumva wa wundi cyacyananiye wa mwanuzi wundi nire nuza Noheli ngashaka ngo kurongora ngo wahoze ari umugore wa Pasiteri Theogene noneho saro arongore Pasiteri aba bantu ko kundi byahurira kugira abana bana oya reka mpereke buriya Noheli koko usibye wenda kudasuzugura umuntu Noheli koko urebye no mu mutwe we umuntu warongora uriya mugore se Asiya hari n'umuntu reba kujya yirirwa muvuza induru iruhande waba urongoye n'umuduwe birutwabwo nuko wagura iradiyo ikajya gusakuriza na radiyo wajya uhindura imiziki ariko Noheli niyo ibishaka wenda nibishaka byanze bikunze arakarutaho Noheli nyine oya bose ni kimwe ariko urebye nibishaka na Noheli we ni urundi rwego nyine ntago ari abantu wavuga ngo ni abantu bari ku rwego rwo kuba bagira gute ntago makanye wenda ari abagabo simbizi sibyo ariko ntago ari abagabo bo kujya kubana na Pasiteri Mutesi ntago ari abantu bajya kubana na mama Asi ariko urabona ko Fredina hari ukuntu abatuje ari pose oya ari pose akumubwira ati wowe umugeni guma mu modoka we mugeni urumva hatajyana n'umuntu ukuroga buriya amakuru nge nifite y'indani nta n'ahantu Pasiteri Mutesi akijya atari kumwe na Fredina ariko izo kamera zajyamo nariya muri bridal shower niwe wamutwaye ariko ntabwo yajya muri kamera hari n'inabyo kubera ko Pasiteri Mutesi mu YouTube ni famous arazi ariko se warajya muri kamera kwenda keretse niba nawe akeneye izo hiti ataragiye agiye kuba umugabo wenda yaragiye agiye gushaka hiti oya Fredina azavamo umugabo Fredina hari ukuntu ngenda mugarukira gake yenda nisunika ngenda musatira mwegera gake nkabona hari ukuntu nyine ubona ko ari ukuntu nyine ari seremu ukuntu ariko nanone watekereza background ze
wumva ukavuga ati sha ariko umuntu na Pastor Mutesi yarabivuze umuntu ashobora kuba yarakoze amakosa mbere ayo makosa akaba yagira gute akaba yayihana cyangwa yayareka yaravuze ati hashobora kuba hari amakosa yivurugusemo ni nagucyo yabivuze ariko uyu munsi ibyo byaha n'ayo makosa akaba yarabiretse ese ntibishoboka nose muri Bibiliya ntibavuga ngo wari Sawuli yahindutse Pawulo hari ibintu nibyo ngibyo ntabwo mbizi bijyanye muri Bibiliya rwose bayomba urumva ubu nkinze purake ariko noneho tugaruke kuri Pastor Rutumivu hanyuma rero ubwo Rutumivu rero nawe rwose wabonaga ko bari kumwe yari afite ubwoba kandi afite na rezo yo kugira ubwoba kubera ko wumvishe operasiyo yakoraga kuri Pastor Mutesi urumva ko n'abantu wamungani batagahuye kuri uno munsi uretse kuba hazamo impuhwe z'Imana no kuba umuntu akijijwe akarenga ibyo byose byo mu isi akavuga ati reka njye kureba Rutumivu yibarutse impanga cyangwa se Joel urumva cyangwa se papa bitangaza naho ubundi nta kindi kintu cyakamuhuje uyu Pastor Rutumivu rero Pastor Mutesi burani n'umuntu mwiza ari kiganiro Rutumivu yashyize kuri channel ye avuza induru atabaza ngo bita Sabe atabaza ngo bita urugendo online n'abantu benshi yagiye aba YouTuber bose bacita bande bose atabaza avuza induru ariko akakanya kubera ko nyine nta content cyangwa atagitwika nyine bamubonye namara iki murimo baramwihora nyine amukagasoza ati mudupiningi buriya hari umutipe bica ya mpano yararirimbye ngo tinya umuntu wereka inzira yayinyuramo bikakubabaza bamukoresha ibiganiro babonaga byinjiza hanyuma nababonye byinjiza aravuga aka nagashinga hanyuma iby'ubushumba abona ntibigishinga aravuga ati reka ngire gute nje kuri YouTube agiyeyo baramwihorera kubera ko yagiye guhigiraho nabo bari guhiga abisi nta mikino baba bafite uyu mugabo rero papa bitangaza cyangwa se Habimana Joel yahoze ari umushumba w'imbaraga imbaraga z'Imana Sowale ubu rero byageze gute byaranze ariko nanone naje gusanga ese umuntu ufite inzu ye urarakene cyane oya Rutumivu nta n'ikibazo kirenze afite usibye nyine kuvuga wenda kuba yifitemo akantu ko entertainer warakubwira ati iyo nza kuza hano wenda kuri YouTube nkanabwiriza hari igihe nari bubone ayo mafaranga y'abantu bagize gute aba diaspora bajya babaha amafaranga cyangwa se n'abandi bantu bakaba bagira gute batanga amafaranga ariko njye nashatse kubereka ko nkiri n'umushumba ntari ntunzwe n'amafaranga y'abakirisitu ndabanereka noneho nkore comedy mbereke ko ibintu byose bishoboka ariko noneho comedy akora sha umva ko mu Rwanda yabira nibyo bita gukora iyo bwabaga umva ko mu Rwanda bakora ngo abakomedi ngo barahari urebye nko ku myaka y'ibintu akora cyane gukora iyo bwabaga niyo mpamvu hari abantu nyine bari kumureba bakabyita kwiyandarika abandi bakavuga ati ibi yasaze byarangiye abandi ati byagenze guki ni depression nyine ni bya bintu umuntu akora ukabona ko ari kuri point yanyu nta yindi comedy yakora irenze iri oya nayo kubera ko niba akakanya yajya nko muri Genesis ameze kuri mbaka abantu bango bata amafaranga bayakamwana sha reka nkubwire sha Rutumivu bazamushyire kuri afishi y'ubutaha niyo bazi kugira ntabwo ari abapopira cyane ntabwo ari abapopira wenda uramuzi n'abandi badamu bake numvisha abadamu bamuzi abadamu manza ari bamwe mu bantu bascrollinga cyane kurusha abagabo bazi guhiga ubwo bushakashatsi nuza RDB ajya n'ibikora izabikora irebe ushobora gusanga hari abadamu benshi ari nabo batunze ama smartphone cyangwa se n'izo telefone basunikishamo agato uyu urebye abagabo benshi cyane kubera ko usanga abadamu rwose abo bantu baba bazi oya Rutumivu rwose ubu ngubu niwe muntu wanjye rwose ndi kubona nkimara kubona ifoto ye bitanseka gusa kuko arasekeje kuko niwe muntu comedy niwe muntu wisanzuye niwe mupapa mu bantu bakora comedy tuvuga ngo niwe muntu wirekuye akora ibintu biriya bintu tubibona muri Uganda muri Nigeria mu bihugu nka biri niho nigeze kubona mbona abadamu bakuru mu myaka 20 30 n'ingahe bajya kubyina bakajya batera ikinyuma muri comedy hari icyo bita niba ari histoire comedy ni nkuko bavuga wenda Genesis yo mu Rwanda ni nkaya ariko ira Genesis yo muri Uganda iratwika kurenza yo mu Rwanda iriya nini ya kera imaze igihe bano bajene ba Genesis comedy mu Rwanda wenda nibashya iriya Uganda niba ari histoire comedy imaze igihe ikora nabonye abadamu rero bagenda bagakubita ikinyuma akagendesha akaboko kamwe bya bintu twajyaga tugenda bareba nabo gahonda gahangaza bati wow nibwo rwego rero uyu nguyu
papa bitangaza ari gukoraho comedy ko ari gukora ibintu bishobora abantu bari mu myaka bashobora gutinyuka biriya bintu ni bake ujya ubona no muri sinema cyangwa se muri filime hari igihe umuntu ajya gukinisha nk'umusaza akamubura bagenda babyumva wenda bakabijyamo ariko baracyari bake hari imyaka abanyarwanda buriya abanyarwanda tuntu two kwirekura barifata bariyumva turikomeza tukiyumva bitandukanye rero n'ibyo bihugu wenda bya Uganda ibihugu byakoronijwe n'abongereza hari ukuntu barishaka yaba izo za Uganda yaba za Kenya niba umuntu afite tara ntago areba imyaka reka arayigurukamo bitangaza rwose niyo mpamvu abakaburo niyo mpamvu rero abantu bari kumureba bakavuga ati uyu nguyu uzagize gute ashobora kuba yasaze ariko ni muzima uzi ko namirebye yesu we ndavuga ngo kuko kwindera harafunguira reka twamamaze niba twamamaze se twamamaze kirarangiye Gago kuyoboye ikiganiro avuze rero ngo tugisoreza hano ubwo nuko reka tugire gucya ariko tubanze tubabwire Dash Prime Hub ni German Language Academy ishuri kwigisha ururimi rw'ikidage bakorera mu mujyi wa Kigali downtown ugeze aho bita Inyarugenge ugeze Inyarugenge downtown of course ugeze aho bita kuri hoteli Okapi ugeze aho bita kuri New Impara wabaza yagutungira agatoki akakwereka inyubako nshyashya ya Delta House bakorera muri etage ya 5 ugeze rero wasanga abakozi ba Dash Prime Hub German Language Academy bakakubwira byinshi bigiye bitandukanye ushaka kumenya harimo ubujyanama ku bantu bifuza kujya gutura gutembera kwiga gukora ibindi bigiye bitandukanye rero mu bigo bikoresha ururimi rw'ikidage bakugira inama ikirenze ibyo amakuru wenda asumbaye kandi mashyashya nuko kwiyandikisha ku bantu bashaka kwiga muri mata cyangwa se muri niteke yo mu kwezi kwa 4 byaratangiye birarangira n'itariki 30 z'ukwezi kwa 3 amasomo atangire ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 4 kubiga mbere ya saa 6 nyuma ya saa 6 ndetse n'abiga nimugoroba biga muri weekend amasomo azatangire ku itariki ya 5 yandikisha unyuze kuri register@dashplanhub.com cyangwa se bahamagara kuri 0793139822 iyo nimero iba iri no kuri WhatsApp kimwe nuko rero ushobora no kunyaruka ukagerayo aho bakorera muri Delta House kuri etage ya 5 hanyuma ukaganira n'abakozi ba German Language Academy baba bahari iminsi yose mu masaha y'akazi kandi baba biteguye kukwakira ni nako bimeze mu karere ka Huye ni mu ntara y'Amajyepfo ni mu murenge wa Ngoma ahazwi nko mu Cyarabu bakorera mu nyubako ya Arsenal Complex House kuri etage ya 2 naho rero amasomo aratangira ku itariki ya mbere ku bantu biga mbere ya saa 6 abiga nyuma ya saa 6 ndetse n'abiga nimugoroba biga muri weekend amasomo atangire ku itariki ya 5 kwiyandikisha naho birarangirana n'itariki 30 z'ukwezi kwa 3 nyaruka wiyandikisha unyuze kuri register@dashplanhub.com cyangwa se wahamagara kuri 0799139824 iyo nimero nayo iri kuri WhatsApp kimwe no wanagera rero ukaganira n'abakozi ba Dash Prime Hub German Language Academy amasaha yose rero y'akazi baba bahari iminsi yose y'icyumweru hanyuma biteguye kugufasha kubufasha waba ubakeneyeho bwose Taiga wakoze cyane kangushimire cimire n'umuntu twatangiranye iki kiganiro twaba tugisozanyije subscribe n'utarayikora n'iki gihe cyo kuyikora ugakora share like and comment kugira ngo twitubana amasaha 24 kuri 28